byo byaje kuboneka buri kimwe cyose ndirwariza ntakuriye umubonye angana ntago amenya niba umwenda w'umwana washaje ntabyo amenya ntazi niba mbikura byose ndirwariza ndimenya. wigize se hari umuryango wo wegera yenda kugeza amagingo aya kujya kwabwira ikibazo ufitanye na mushumba mukuru? Nabonye ko ngewe ibi bintu ntazagumya mbiceceka. Urumva ko ntaramubwiye nti mu buzima busanzwe nubwo nsaba kubyarana nawe nta mama nta na data ngira, ntago bishoboka ko nabyara gutyo umwana akaba ngize ikibazo ntiyabona hajya akajya ambwira ati umwana ntabwo agomba kumenyekana. Ntamenyekana njye arambwira ngo ntago agomba kumenyekana, ngo amenyekanye mukase yamwica. Njye ndishinganisha cyane kuko niba umuntu akubwira ngo njye mfite amafaranga nzayagutangaho haba hari impamvu. Ndishinganisha kuko umwana wanjye ntabwo nari guhora muhishe, ntabwo ibyo byashoboka. Sinibaza ubundi se byo yahora muhishe buriya akuze, tuvuge ko akuze akashaka mushiki we, njye nawe turiho tukabimenya, we byo yakumva yishimye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ndabasuje mwese abadukurikiye ku Impanuro TV, mbaye ikaze mbashimire mwe mubana natwe. Nakanya keza ko tuba tugize kugira ngo tuganire n'abantu batandukanye ku mpamvu zigiye zitandukanye, kugira ngo turusheho kumenya byinshi cyane biba byarahishwe biba bitazwi, kugira ngo twunguke ubumenyi ariko tunige tunafatikanye mu kugenda turemanamo icyizere mu buryo buba butandukanye. Kuri kamera zacu muri kubonaho umumama ameze neza cyane. Hari uburyo runaka tugiye kuganiramo, wowe ngusaba ahantu uri kugira ngo ukomeze gukurikirana kandi wige byinshi muri kino kiganiro tugiye kugirana. Ntabwo ndi butinde cyane, reka tumwakire abanze abibwire kugira ngo mumenye umuntu tugiye kuganira ninde muri rusange, byose tuze kubisobanukirwa. Aho uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, wibuke ukore subscribe ku Impanuro TV, byose bigende neza, kandi wibuke ko mu byo ukora byose bino biganiro ugomba kubisangiza abandi kugira ngo bigende neza. Reka tumwakire abanze abibwire. Muraho neza? Muraho. Ndagira ngo mutangire mwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye umuntu tugiye kuganira uyu munsi ninde. Nitwa Usabye Eugenie. Usabye Eugenie, utuye hehe uyu munsi? Ntuye muri Gisozi. Gisozi. Uri mama nde? Ndi mama Nepo. Mama Nepo. Mama Nepo ubu nicyo ziraza gukoresha nk'izina abantu benshi bakuziho ngire ngo. Yego. Okay. So Mama Nepo rero tugize amahirwe kuba turi kumwe nawe, ngire mwamaze kumwumva, mwamaze kumumenya. Ariko mbere ko twinjira mu kiganiro nyirizina, reka tubanze twumve ubundi Mama Nepo wavukiye hehe, wavuze ryari? Navukiye Nyamasheke. Ku Nkombo? Oya, ntabwo ari ku Nkombo, ni muri Nyamasheke. Mu karere ka Nyamasheke. Dusuze n'abantu badukurikirana baturuka i Nyamasheke, tubifurize ibihe byiza kugira ngo bakomeze bagubwe neza. Haba ari umuntu ukuzi, haba ugiye kubona bwa mbere, ni byiza cyane. Wavukiye Nyamasheke, wavutse ryari mu mwaka? Mfite imyaka 30. Imyaka 30? Yego. Cyangwa wavutse muri 90 aho ngaho, hafi aho ngaho? 90. 90. Rero wamenye ubwenge ibintu bimeze bite? Nyamasheke byari bimeze gute? Yari cyitwa Icyangugu? Nyamasheke haba ubuzima bwiza muri rusange. Waje kuza i Kigali ryari? Waje kuzihe mpamvu? Waje bimeze bite kugira ngo tumenye byose uko bimeze? Naje Kigali mu buzima busanzwe nk'uko abandi bose baza gupagasa. Maze imyaka 9 i Kigali. Imyaka 9 yose irashize? Yose irashize. Ubwo no kuvuga ngo waje uri muri 21 gutya aho ngaho ukibyiruka kugize avuye Nyamasheke kandi ari ubuzima bwiza, ukaza i Kigali aho ibintu ari danje. Bibaho. Mbere ikintu cyagukuriye kuva Nyamasheke kuza i Kigali? Nta kintu cyankureye, gusa nabonye ari ngombwa. No kuvuga ngo wahageze hano muri 2011? Yego. Ukigera i Kigali sasa rero tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina. Ukigera i Kigali wasanze ibintu bimeze bite nawe? N'ubwa mbere wari uhageze cyangwa wari usanzwe uhagenda? Narahanzaga nje gusura umuvandimwe gusa ariko ngataha. Ugeze i Kigali muri 2011 wasanze ubuzima bumeze bite? Mbese ngire ngo wari ufashe icyemezo cyo kuza kuhaba ku mpamvu zawe bwite, kugira ngo dushusho ukigera muri Kigali byari bimeze bite mu buzima bwawe? Byabanje kungoramo gake ariko ubwo ni iki se umujyi ntari umenyera ugendamo? Oya, kubumenyera no guhanga ubuzima nk'umuntu ushaka amafaranga ni ikintu kiba kitahita kiza, ariko
ntago byangoye cyane, nahise mbona uko nahita mbona akazi. Nta gihe kinini namaze ntarabona akazi. urumva nje muri Kigali 2011 utangiye gukora ku mafaranga. Sasa rero nk'umukobwa ukibyiruka, amafaranga wayabonaga wayitwaraga mu gute, wayakoreshaga iki? Mbese muri makeya ubuzima bwatangiye gute icyo gihe kugira ngo tubyumve neza? Nageragezaga kuyabika nyine, nari mfite icyo nshaka kugeraho nyine, nuko bitankundiye, ariko ubundi nageragezaga kuyabika cyane. Yego. Ubuzima bundi se bwagendaga gute? Ese ubundi muri make rero tusubiye n'inyuma, ubabyirukiye mu muryango warasengaga, wakoraga iki? Haranya numva ngo haba ubuzima butandukanye, ubuzima kurimo bwari ubuhe nyirizina wanakomerejemo yenda ugeze nanga muri Kigali? Ngeze i Kigali n'ubundi nakomeje gusenga. Warasengaga? Narasengaga na mbere. Wari umunyetorero? Ari umunyetorero. Muri hedini? Nasengeraga muri ADPR, ubundi niho nabatirijwe. Niho wabatirijwe? Yego. Waririmbaga muri korali se nawe? Nararirimbaga, nari umuririmbyi ukaze. Wari n'umudiyakoni? Oya. Wari umuririmbyi? Ngira ngo turaza gufata n'akanyu baririmbire kugira ngo utwibutse ibyo bihe, niba ari n'umuntu yenda wakweruka icyo gihe muririmbana aze kwibuka ibyo bihe. Byari byiza cyane. Ugeze muri Kigali wakomeje muri ADPR urakomeza urasenga cyangwa wahinduye izindi nzira? Nabasenzeho gakeya muri ADPR, birangira nyine mpinduye njya gusengera ahandi. Urabona iyo ugendana n'abantu barakubwira ati tubera umushyitsi, gutyo nyine baranjyana nk'abamama b'inshuti bambaga hafi, turajyana nyine, banyereka ati ngwino tujye dusengana. Nuko nabaye nk'uvuye muri ADPR. Icyo gihe ADPR wivuyemo hari muri 2011 cyangwa umwaka wari umaze gushira, hari igihe runaka cyangwa kimaze gushira uhinduye idini ku mpamvu uramaze kutubwiraho? Oya, ntabwo. Ubundi aho nasengeraga ubu nari mpamaze nk'imyaka 5, ntabwo nahise mpindura. Nabwo uhindura? Ntabwo nahise mpindura. Yego. Abo mama baraguhinduye, bakujyanye he? Bakuye ko hari izihe mpamvu zitumye nda ureka ADPR ukajya muri iryo dini rindi, ariko wanzu nari tubwire? Hoya, nta zindi mpamvu. Burya abantu dusenga, iyo umuntu akubwira ati tujyane gusenga nk'uko nanjye nakubwira, ni ikintu cyoroshye, ariko si ukuvuga ngo hari impamvu yabaye ibiki. Hoya. Barambwiye bati ngwino dusengane, natwe dusengera muri Ebenezeri. Nanjye nyine ndabakurikira, turagenda tukajya dusengana. Ebenezeri ni itorero risengera hehe? Risanzwe rifite amashami mu Rwanda atandukanye cyangwa ni rishyashya mu Rwanda? Rifite andi mashami, ntago ari rishyashya, gusa icyicaro cyabo kiba Kacyiru. Kacyiru hagana he? Minagri kuri Ebenezeri. Yego. Niho watangiye kujya gusengera? Niho nahise nsengera nyine. Nkiganira n'abo bamama nyine b'inshuti zanjye, barambwira bati ngwino tukujyane tujye dusengana. Ndavuga ni nta kibazo, gusenga ni ugusenga nyine, tukajya tujyana. Yego. Ubu ukomeje umurimo wo kuririmba cyangwa wese utangira ubundi buzima bushya mu itorero rishya cyari umaze kugeraho? Ntabwo naririmbye. Ntabwo byahise binzamo kujya kuririmba. Yego. Watangiye ukora iki? Ngira ngo dusobanure mu buryo burambuye nyirizina, ngira ngo ni naho ikiganiro cyacu umunsi kigiye kuba kizingiye cyane cyane ibyo huriro ryo muri iryo torero. Ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ugera utubwira nyirizina uko iyo shusho yari imeze kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza. Narasenze bisanzwe nk'umukristo, numva nyine ko nsenga ngaterana nk'uko abandi baterana, ariko nta mirimo yaho nge nigeze nkora. Tagete yari kujyanyemo yari iyihe? Kwari ugusenga? Akenshi abakobwa bajya mu itorero ngo bari gushaka abagabo, bari gushaka iki? Aho byari bimeze gute? Tagete yari kujyanye muri iyo Ebenezeri yari iyihe? Ngewe kwari ugusenga, kuko numvaga muri ngewe nshaka gusenga, nkumva rwose nshaka kwisengera, naho izo tageti zindi ntazabaga zindimo. Ntazabaga zikuriho. Ubuzima bwawe niko tugiye kugenda tuzamuka. Impinduka zatangiye kuza ryari rero? Byanga byemera impinduka nyirizina watangiye kuzibona ryari? Wazibonye mu buhe buryo uri muri Ebenezeri? Urumva ko nyine narahasengeye mu gihe kitari kinini, nibwo pasiteri wawe yatangiye kujya amanurira ati, pasiteri wawe? Damascene nkunda abandi. Kambwira Damascene ko uri ku radio? Yego. Kambwira ati ubu rero Imana yambwiye ko ugomba kumbera umugore. Turihuse cyane. Mwahuye bwa mbere yatangiye guhanurira ibyo bintu cyangwa ari inzira byatangiye gucamo? Yaguhanuriraga mu buryo yaguhanuriraga muri he icyo gihe? Yamanuriraga mu rusengero, ariko hariho ukuntu hari gahunda ihaba, wajya nko gutura akakubwira ati Imana imbwiye gutya,
urumva ntabwo yavugira ku karubanda buri kintu cyose, ntabwo yagishyira ku karubanda. Akakubwira ati Imana yakuntumyeho, ukamwumva nyine uba umwumva ibyo akubwira. nawe wagiye gutura arakubwira? Yego. Wari ugiye gutura arakongorera gutya mu matwi cyangwa yavuze public yose yumva mu rusengero? Oya, ntabwo iryo kosa nawe yarikora, arakwegera akakubwira nyine niba Imana yamutumye arakubwira ibyo yamutumye. Yego. Bwari ubwa mbere aguhanuriye cyangwa arasanzwe guhanurira n'ubundi busanzwe? Yari asanzwe ampanurira, ariko aza nyine kumbwira ati noneho rero Imana yantegetse ko ngomba kumbera umugore. Birangora cyane, biramvuna nyine, ku buryo yambwiye ati nutemera kuba umugore wanjye uzaba nka Yona mu nda y'urufi. Yabikubwira ako kanya aho ngaho cyangwa hari ubundi buryo runaka? Aguhanura ku munsi wa mbere byagenze gute? Ntabwo yabimanuriye ku munsi wa mbere. Urumva ko nabanje gutekereza nti kubera iki uyu muntu afite umugore akaba ambwira gutyo, mbanza kubyibazaho, kubera ko ngewe ntabishyikiraga cyane, n'ubundi ngasenga kuko numvaga njyanywe no gusenga, nta kindi kintu cyari kinjyanye. Akomeza kujya bimbwira, arambwira na Imana yabimbwiye. Hari ibintu rero burya wumva ugatinda guhita usubiza umuntu, ukabanza ukareba iyo byerekera. Yego. Arabikubwiye urabitahanye, nta kindi kintu akubwiye icyo gihe? Yarabwiye ngo gusa Imana imbwiye ko ugiye kumbera umugore. Warabitahanye icyo gihe? Narabitahanye. Ku mutima wawe hari hameze gute? Njye numvishe mfite ubwoba, hari n'ibyo navuze nyine arambwira ngo ni Imana ibivuze. Nyine burya hari ikintu wumva, wakumva ko ari Imana ikivuze ugatuza. Ubwo buhanuzi se wumvaga kure ubwemeye cyangwa urashidikanyaga? Urashidikanya, ariko iyo umuntu abikubwiye inshuro zingaha akakubwira tuzaba nka Yona, kandi koko niba wumva Yona yarabaye nyamweru nk'uko yabimbwiraga, nawe ntubura kugira mwakoba. Wibaza nyine inyungu yaba bifitemo kugira ngo abashe kukubwira amagambo nk'ayo. Bikakuyobera. Inshuro ya mbere araguhanuriye, arabikubwira urabitahana, yongeye guhanura inshuro ya kabiri abisubira mu ryari? Yabimpanuriye inshuro nyinshi rwose, sinavuga ngo rimwe kabiri gatatu, ni nyinshi. Yabikubwiraga gahoro nk'uko bisanzwe cyangwa hari igihe yagusabaga ko musengana byihariye? Oya, yabimbwiraga gahoro, gusa hariho ukuntu nyine iyo abona harimo ikibazo arakubwira ati rero ku wa mbere uzaze mu byifuzo tuvugane, nkubwire icyo Imana yakuntumyeho. Nk'umuntu rero uba wubahwa, uba uzi yuko umushumba ari uwo kubahwa, ntuba uzi ko hari ibindi bintu. Ntiwanatinyuka kuvuguruza ibyo yakubwiye? Ntago wabitinyuka rwose, uba uzi ko umushumba nyine ashumbye intama, ntago wamenya niba afite izindi gahunda, ntabwo icyo gihe ubimenya cyane. Burya n'Imana twe turanayubaha, tuba twumva ko Imana yikubwiye ikintu. Ubwo nyine ntiwapfa guhita utekereza ati ibi bintu ntabwo ari ukuri koko. Ntabwo wabitekerezaho. Urashidikanya ariko ukemera. Ubu mu byifuzo nawe wagiyeyo? Nagiyeyo inshuro nyinshi ahubwo. Mwavuganaga iki aho ngaho? Byagendaga gute na mushumba mukuru? Kuko nyine ngo ntiwahagarare Ebenezeri mu Rwanda? Niwe yihagarariye. Uragenda nyine. Hari amahirwe wari ufite kubona nabwo ni bishop mukuru w'itorero? Byari amahirwe menshi ubugize yo kuganira nawe byihariye? We ntabwo akunda umuntu umwita bishop, nyine ni pasiteri byonyine. Uragenda nyine mukaganira, mukavugana. Ntiwamubazaga se impamvu we Imana igiye gutuma uba umugore we kandi asanzwe afite undi mudamu? Yageragezaga ko bimbwira, ariko nyine burya ibintu byose siko bivugwa. Ayabikubwiraga mu buhe buryo? Yambwiraga ko nyine afite ikibazo kigiye gutuma ashaka umugore wa kabiri. Icyo kibazo cyari ikibazo giteye gute cyari gutuma umupasiteri mukuru w'itorero ahitamo gusenda umugore we wa mbere agahitamo kuzana umugore wa kabiri? Kandi ngira ngo Bibiliya ntabwo byemera kuzana umugore wa kabiri. Nanjye biranyobera da. Gusa nyine we yarabivugaga ko afite impamvu, afite ikibazo. Ni impamvu bwite se zitavugwa nawe ku giti cyawe cyangwa ni ubundi buryo bimeze bite? Ni impamvu ze, ngewe ntabwo ibyo ngibyo sinabyinjiramo cyane. Wabyakiraga gute rero? Wumvaga zari impamvu zifatika zishobora gutuma umuntu ata urugo rwe umupasiteri mukuru Birashoboka cyane kuko hari igihe umuntu akubwira
iyo utamuzi cyane kandi ikindi wamwiringiraga wabonaga ko ari umuntu wakabaye inyangamugayo mbese muri make ukumva ko nta nyungu yabona yo kuba yakujyana mu bintu nk'ibyo ngibyo mbese hari ibintu bisa nk'ibijemo by'urujijo ariko ukibaza nyine ko byagenda nyine ukumva nawe nta gisubizo wabona avuga ati oke buriya nyine impamvu zarazifite ukabyihorera ugatuza. yego nuko rero ndumva byari byinshi cyane. ubundi nyirizina byaje gukomeza gute? waje kugira urabimwemerera cyangwa waje gutsimbarana neza wanga kuva ku izina? byaje kungora kubimwemerera. ubwo aza kuzampamagara nyine umunsi umwe arambwira ati duhure nguhe mesaje yawe, nibwo yahise angira umugore we. yabiguhamagaye mu buhe buryo? yaguhamagaye ryari? yaguhamagaye wari urihe? yarakwira ngo umusange he? ndabyibuka hari ku wa kabiri. arambwira ati mu kanya nimugoroba ndakuvugisha uze nguhe mesaje yawe. nakubwiraga mesaje yaguhiye ariyo? hari muhe mwaka? hari mu mwaka wa 2016. 2016 mu kwezi kwa kabiri. kwezi kwa kabiri 2016. yego. hari mu masaha yasanga he? yarambwiye ati mu masaha 3 z'ijoro. yego. uze kuza tuvugane, mfite mesaje yawe nyiguhe, nturare utaje ngo nguhe ubutumwa bwawe. yakubwira ko umusanga he? yarambwiye ngo ni intege moto manuka ahantu Kimihurura. Urumva ko sinabaga ntahazi nyine. wari mushyashya muri Kigali utaramara kumenya amakaritsiye menshi? ntabwo ubundi mu buzima busanzwe sinjya nkunda kugendagenda mu makaritsiye, ntabwo njya mbikunda, ntabwo nari mpazi. nyine aranyobora ndagenda musanga aho musanga, ashyira mu modoka ye turagenda. nyine hari we mu rugo cyangwa hari? oya ntago hari we mu rugo, ngiye yanshyize mu modoka ye arantwara anjyana ahantu. tunageze mu nzira yambaza ngo aha hantu urahazi? ndamubwira nti simpazi. gusa nyuma nibwo naje kuzanyura kwa Kanimba, nibwo nari ngiye kwipimisha ntwite, mbona ko aho hantu ariho yanjyanye. kwa Kanimba harimo agahanda k'itaka ukuntu, ahantu haba hari haruguru nyine ubona hari udukabari ukuntu, nyine ndumva niho, ariko narahitegereje. urumva ko ahantu wagiye ntabwo wahibagirwa? ntabwo wahibagirwa. niho yanjyanye uwo munsi. hari mu kabari se? hari mu mabara? hari muri hoteli? oya yarambwiye ngo ntajya ajya mu kabari, ngo turaganirira mu modoka ye. yaparitse hafi aho ngaho? yaparitse hafi aho ngaho. yego. bamwicayemo ikiganiro kiba kiratangiye. sasa rero ingingo ya mbere yakubwiraga yari iyi? yarambwiye ngo nganiriza, ngo nk'uko ngo iyo umuntu ari mu byifuzo anganiza. ndamubwira rero umpamagaye umbwira ko nshaka, mfitiye ubutumwa, mbwira icyo umpamagariye, ntabwo ngewe nje mu byifuzo. araseka arambwira ati nje kuganira nawe, nakubwiye ko ngomba kukugira umugore wa kabiri. arambwira ngo ubu ngiye kukurahiza. mu modoka? mu modoka. kuki mutagiye mu rusengero se kandi rufite aho ubasha igihe cyose? ubwo igihe cyari kitaragera, nk'uko yambwiraga ko hari igihe kizagera nyine byose bigatungana. byose bigatungana. ubwo nibwo yatangiye rero kumbwira ibintu byinshi, si ngombwa ngo byose njye mbivuga nyine. kubera iki udashaka kubivuga? aya ntago ari nuko atari ukuri cyangwa nuko wenda? oya ni ukuri, ariko hari ibintu bitavuga. yarandahije arambwira ati rero. indahiro yakurahije yavugaga gute? yarambwiye ngo nawe wazamuye akaboko se urabyemera? reka ntari kuzamura akaboko, se hari umuntu wari uri kunshyingira. yarambwiye ngo ntuzampemukira, nkugize umugore wa kabiri, bazakubwira ibiki n'ibi, uzabasha kubyihanganira. ntiyego. nkikiriza yego. bikuvuye ku mutima se? bazakubwira ibi n'ibi. njye numvaga nyine hari igihe umuntu agera no mu bintu akabura n'icyo avuga, ni ukuri akumirwa, akabura icyo avuga. warumiwe icyo gihe? ubwo indahiro irakomeza. indahiro imbere indahiro. ngo uzambwira mbere umugore wa kabiri,
ngo uzumva ibintu byinshi cyane ntuzamemukire ibintu nk'ibyo. urumva yarambwiye ngo bazakubwira ko nsambana uzabasha kubyitwaramo. ndamubwira nti niba bakubeshyira nzabasha kubyihanganira. niko navuze. noneho nyuma nibwo yaje kumbwira ati rero ugomba kuba umugore wanjye ukambyarira. ndamubwira nti ariko ko wambwiye ko bakubeshyira ko ubisambana, noneho umuntu nabona ntwite nkabyarana nawe ntuzaba ushyize ko ku byo bavuga ko ari ukuri. ibyo ntacyo bitwaye, njye nuko yambwiye. ubwo tuva aho ngaho nyine nk'uko yashakaga kungira umugore wangize umugore we arandahize. mwararwubatse uwo munsi mu modoka kuki se utatatse cyangwa se ngo utabare? hari ibintu utataka, hari ibyo ubona ukumirwa ukicecekera. umushumba muzima ashobora gutekereza kuryamana n'umuntu mu modoka ye atari no mu nzu cyangwa se atari n'ahandi hantu runaka. njye ntago namubeshyera, nta n'indi nyungu yindi naba ntegereje inyuma, ntayo rwose. uko nkubwiye niko byagenze, niko nabibonye. yego. uwo munsi murarwubatse ku nshuro ya mbere. byabaye itangiriro ngire ngo byaranakomereje ko indahiro yari imaze kuba indahiro mwamaze kubyemerana. yego. yarakubakiye se? yaragukodeshereje se? basi byagenze gute? umve ntiyanyubakiye, ntiyankodeshereje, yapfuye kuntera inda gusa. uwo munsi nibwo wasamye? oya, ntabwo uwo munsi aribwo nasamye. yanteye inda mu kindi gihe, ntabwo nasamye uwo munsi. byagenze gute rero? iyo ari inshuro ya mbere mwari mbonanye, inshuro ya kabiri mwabonanye mu buhe buryo byagenze gute? yarampamagaye ngo nsanga ku rusengero, musangayo. ku rusengero nyirizina? minagiri musangayo. arambwira ati ngwino nkwereka aho mba, naha nibera. mu rusengero nimo yabaga se? niwe yaratuye cyangwa yarafite? njye niko yambwiye. we yari asanzwe atuye aba mu rusengero se cyangwa yari asanzwe afite ahandi hantu atuye? yagiriwe, ariko urumva ko nyine nose yajya kujyana umugore mu rugo rwe koko? ntabwo ibyo byo bishoboka. yarambwira ati ngwino nkwereke aho mba, anyereka aho mu rusengero. ubwo niho yashakaga akampamagara nkamusangayo. niho byaberaga byose? yego. mwaryamaniraga mu rusengero na pasiteri? ahagira biro, ntabwo ari mu rusengero, abakirisitu baba bicayemo. abakirisitu ubwo muri ofisi niho byaberaga byose? yego. yagiragamo uburiri se? yari ameza, intebe, byari bimeze bite aho ngaho? oya, ntabwo ari uburiri nyine, nta nubwo ari ameza, ashyiramo umukeka ye, akubwira ati ndyama ahangaha niho nanjye mba nibereye. yego. urabyemera? none ko wumva Imana yari yabitegetse se wowe ukabyarawe ko ntawe? Imana niyo yategetse ko umushumba akora ibyo bintu koko? wowe iyo washyiraga mu nyurabwenge bwawe wumvaga ari byo koko? hari ijwi ry'Imana wari ryize rikubwira, cyangwa undi muvuga butumwa yagutumye arabwira ati bigiye kugenda gutya na gutya? bimeze bite aho ngaho? yese ko ntakundaga kujarajara mu bahanuzi, ntabwo ibyo byo nabikundaga. numvaga njyewe cyakora icyo nakururaga naribazaga inyungu uyu muntu abifitemo ni iyihe? ese kubera iki Imana iri gutegeka ibi bintu? nkumva nyine biranshobeye, nkabura uko nabigenza. mwabonanye inshuro zingahe? mbanza ari nk'eshanu. hari umuntu wigize ubyatura se ujya kubimubwira, ujya kumubwira byose uko bimeze, cyangwa niba ngari ufite ku mutima wawe? ntabwo ngewe nigeze ntekereza kumwandarika n'umunsi umwe. cyari ikibazo gikomeye? nabibikaga mu mutima wanjye nkicecekera. byose ubwo ni inshuro byaberaga aho hantu hatandukanye, ariko nyirizina ngo igikorwa umwana mwabyaranye byabereye mu rusengero? yego. ntabwo wumva ufite inkomanga ku mutima ko ushobora kugukorera ibyo bintu ku rusengero kandi ari ibintu biba bikomeye? ariko hariho ikintu njye niyo ubu nose ko we nyirizina ari we unshumbye. na n'uyu munsi ntabwo nigeze mpindura idini kundi nyine. ibi byose bimbayeho, ntabwo nari narigeze njya kujarajara ahandi ngo mpajye. ariko si uri kumva navuga ngo iki, umuntu aragushumbye se ubwo nyine hari ikindi wakora? nyirizina wowe waje kumenya ko wasamye ryari? wabimenyeye mu buhe buryo nyuma y'ibyo byose?
ngewe kubera ko nyine nahoraga mbara akintera inda, bundi yanteye inda mu kwezi kwa 4 nahise mbimenya ko ntwaye inda. Yego. Ibimenyetso nibwo watangiye kubibona nyuma y'icyo gihe? Nahise mbibona 2016. Mwari mwaramenye nyubwo mu kwa 2. Nyuma y'amezi 2 gusa nyirago umusaruro watangiye kugaragara. Byari ibintu bikomeye cyane. Ukimara kumenya warabimubwiye byakiriye gute? Narabimubwiye arishima ngo ntiwumva rero ngo mbwiye ijambo rizima. Nawe urishima tubwo byishimiye. Akiri umushumba. Akiri umushumba. Usibye wowe hari ibindi byacaracaga ku ruhande nkuko yenda nabikwibwira ngo numva ngo bavuga ngo ndasambana ngo ngira gute ngo ntibizaguhungabanye n'iki. Hari andi makuru bwo ku ruhande bajyaga bumva ko yenda ibyo bintu biba, cyangwa ubundi muntu yajyaga bumva hirya ku ruhande usiye kwera n'utabiha agaciro ko ibyo bajyaga bumva? Niyo nabimenya sinabivuga, nta nubwo ibyo binteba n'uburenganzira bwe. Ibyo ngomba kumenya ni ibyanjye. Yego. Nyirizina rero arabyishimiye nyego byari byiza cyane nibwo atangiye kubona kero naho sasa rero zuzuye kuko mubera umumama wemeye mu buryo bwa nyabwo uko ryo kumubyarira. Ahubwo nibwo natangiye kubona ibigeragezo, mbona ko nyine ibyo yambwiraga nibwo nahise mbona ko yambeshyaga, kuko nahuye n'ibigeragezo bikomeye. Reba umuntu ugisama ukuntu aba arushye, nta n'igiceri wabona, ni ukurya uvuye guca inshuro, niba utabonye aho uyica ubwo ngubwo urabyimenyera n'umwana. Nyine ababyeyi babyarerega iyo ufite inda ntoya kenshi ubugowe. Icyo gihe wakoraga kahe kazi kagutungaga? Genda umutayeri. Waradodaga icyo waranakomeje uradoda? Yego. Warakomeje uradoda, ubuzima bwumva bwarakomeje nta kibazo. Wese ntihagusuraga kenshi kwa muganga, gahunda zo kujya kwipimisha ntiyaguherekezaga, byari bimeze bite ngaho? Ntago yigeze amperekeza. Naranamubwiye ntese tujye kwipimisha, arambwira ngo njye sinjye njya kwa muganga. Numva ko byarangoye, naratekereje cyane, ndahangayika ndarira, nibaza ukuntu hariho ntujya kwa muganga ubundi utajyanye n'umugabo waguteye inda. Ndabyibaza numva ni ikibazo, ndavuga uko byasa kose ntago nzabyara ndapimishije inda. Ubwo nibwo yambwiye ahantu njya kwipimishiriza njyayo. Yarambwiye njyayo njyenyine. Yakubwiye ko impamvu utari bugwerekeza ari iyihe? Yarambwiye ngo ntabwo ajya kwa muganga, nuko yansubije nyine ndababara ndarira ndihanagura ndicecekera. Urangije ujya kwa muganga kwipimisha? Ndangije njya kwa muganga kwipimisha. Barakwakiriye se ntibakubajije umugabo cyangwa yari yamaze kubikemura ibibazo byo? Aya baranyakiriye, ntabwo nta bindi bibazo bindi bambajije, naragiye ndipimisha ndataha. Ubuzima bwakomeje kugenda gutakomeje kubyanga kozaho gutyo kuko yaramaze kumenya ibyo bintu byose, cyangwa byaje kugera birahinduka? Niba hariho ikintu nabonye, ubuzima bubi bwambereye ubuzima. Hari ahantu wigeze umbaza ngo nkigera muri Kigali ngo nabashije ngo kwitwara ute nk'umuntu wakoreraga amafaranga. Byabaye ngombwa ko n'akazi gahagarara, mbura uko ndi bubeho. Urabona n'utwo nari narabitse turanshirana, noneho mbura hepfo no haruguru. Numva ibibazo birancanze, nta namusanga ngo mubwire ngo mfasha anabyemere. Akambwira ati wowe uretse uracyari kwiga, nutsinda ibigeragezo urimo uzagubwa neza, uzagira ubuzima bwiza. Birancanga pe, ubuzima burangora, ndahangayika, mbura n'uwo natakira. Yarakigwamaga se ngo muhurire ku rusengero? Kuva natwita yatangiye kunyicaho, ntamvugishe na telefone kuyifata bikaba ikibazo. Nta nubwo wamwandikiraga message ngo ayisubize cyangwa se ngo ugende gute? Kuki tutahisemo kubibwira abantu warabona iki kibazo gikomeje kufata indi ntera? Mu buzima ngewe ntabwo njya mpfa guhita mvuga ikintu, ndabanza nkagoragoza nkarwana nabyo. Urumva ko nageze igihe nanamuhamagara yaba yanyitabye yambwira ngo nsanga aha. Narabikoze umunsi umwe arambwira ngo nsanga aha, mpageze ndamubura. Mubuze nongeye kumuhamagara arambwira ngo ubundi se ngo buriya ninjye wakwitabye kuri telefone ngo n'undi muntu wakwitabye. Numva agahinda karanyishe ndaceceka ndamwihorera.
kuki wakomeza kumubikira ibanga kandi ubona akomeje gutererana? njye numvaga ntashaka kumwandarika, numvaga uko byagenda kose nk'umuntu witwa ko ari umushumba wanjye azagera igihe byibura n'umutima ukagaruka akavuga uti riko uriya muntu reka mwiteho, ariko mbona ko ari ikibazo. Biranga pe. Igihe cyo kubyara cyari gitangiye no kwegereza, ngire ngo nyirizina byagenze gute sasa aho ngaho? Kubyara byo nabo nakuye ni kose, iyo ntagira abamama bambaye bugufi. Iryo kose rimeze gute? Njye ngo uduye ishusho y'ibyo byose kugira ngo narapfiriye mu nzu aze kumva nyirizina. Yenda tuvuge mu mezi 8 utangiye kwinjiramo, watangiye kumubwira ko ukeneye ibikoresho by'umwana, ugiye kuvuka utangiye gukenera ibyizagutunga mu gihe cyo kubyara. Ntabwo ibyo yarabyitayeho, ntabwo yarabyitayeho. Ni ibintu byangoye muri make, buri kimwe cyose umve kindiho nkirwariza nyine. Waramubwiraga imyenda y'umwana, ibikoresho by'umwana, pampers azakenera, ibigoma by'umwana, igikoma cy'umwana, byanga byemera. Rero umushumba kandi agombaga no kwita ku mwana we nyirizina, usibye no kuba yakwita no ku bandi abashumbye mu itorero. Wa mugabo ibintu nta kintu na kimwe wabonaga ashaka kumfasha. Niyo nasaga n'umwegera wabonaga ko nta gahunda afitanye nanjye. Yego. Nawe ukomeza kumubikira ibanga? Nge ndaribika pe, ndaribika mvuga ni na isu ntagira icyo nangiza, akavuga ko mbaye umugome. Igihe cyo kubyara nyirizina se cyegereje, tuvuge igihe cyo kubyara aho yatenda asiga ibyumweru bingahe, wari umaze kwitegura gute kwakira umwana? Naragerageje ngewe nyine nditegura, kuko ibishoboka byose narabikoze, ko ntabwo nari kureka kwitegura nyine ngo njye kubyara. Wakoresheje izihe mbaraga? Akazi kari karahagaze, ibikoresho bikuye he? Utubwiye ko byakubereye intambara ikomeye cyane ugiye kumubyara. Byagenze gute nyirizina? Duhe byose uko nguko bimeze. Ndakubwira ko n'akantu nari narizigamye naragatanze kugira ngo ndaseba. Nagaki watanze? Nari mfite akabanza kanjye ndagatanga nyine, bampa udufaranga dukeya kugira ngo ndaseba nkemura ibyo nari nkwiye gukemura. Ibivamo bivamo nyine. Ni bande bakwitayeho muri icyo gihe? Twekora abamama bagufashije bimeze bite? Kuki bahisemo kugufasha yenda byanga byemera nuko byari bikomeye? Abana twabanaga mu rupango barebaga ubuzima mbayemo. Umve rwose Imana bakoreramo. Ubundi yari umudamu umwe n'umukobwa umwe, ariko bambaye hafi kuko babonaga nafite epfo no haruguru, kuko bagerageje kumbaza ikibazo mfite, ndabasobanurira mbabwira uko bimeze. Urumva ko nyine kubyara byahise bizamo. Ubwo umwe yari afite imodoka arambwira ati rero urabona ko nta muntu ufite uri bukurengere, reka ngushyire no mu modoka yanjye nkujyane ujye kubyara. Urumva ko umugabo naramuhamagaye nti ndiramfashe ngo simpari, nagiye Butare ngo natabaye. Umve bimbera ikibazo, urumva ko udufaranga twose nari maze kudukoresha no kwishyura inzu y'abandi biba bindeba. Ndumva yanshyize mu modoka ye nsigaranye 3,000 byonyine mu nzu. Wari ufite ubwishingizi kwa muganga se? Byari bimeze bite amafaranga kwishyura ibitaro? Icyo gihe nta n'ubwishingizi nari mfite n'ibibazo byinshi nyine, mbasha gushaka uko nishyura n'ibitaro by'abandi, cyane ko nyine nabonaga ari nikosi se kujya kubyarira ahantu utipimishirije. Umugabo akubwira ko atajya kwa muganga. Mbese byari byaranshanze pe, singiye kubeshya, nkayoberwa igice ndimo bikangora. Wagiye kubyarira icyo gihe mubyara? Urumva ko byaranshanze muri iryo joro nyine, nk'umuntu nari niteguye ko umuntu ambwira ngo basi ngo nzaguha ubufasha bwo kubyara, birangora biramvuna. Mpitamo nyine, ibaze nawe kuva Kacyiru nahise njya kubyarira Kagugu mvuye Kacyiru. Ndavuga nuko byagenda kose reka njye Kagugu. Ubwo umubyeyi niwe wanyirukankanye vuba vuba, urumva nari niriwe kunda. Nagiye nyine ndububyara mpita byara. Umaze kumbwira ko wabyaye rero sasa yarabyishimiye nkuko amubwiye ko wasamye? Yaravuze ngo Imana ishimwe, arangije nyine ahita akuraho telefone. Ibaze yahise ayikuraho muri iryo joro.
imara nk'amasaha ngaho itariho ntumutwe ndavuga nti Mana noneho ndabaho gute urumva nta muntu n'umwe wari uzi ibibazo byanjye byose uko biri hanze uretse uwo mudamu n'uwo mukobwa banzanye nta n'umuntu wangeraho numva birakomeye kuko nagumye mbihisha mbigira ibanga birangora birangora ibaze kubyara ntubone n'igikoma urumva nabo ngabo bari bari aho ngaho bandeba ubwo nyine nza gutegerezamo umwe ava aho ngaho abarirutse aravuze gati reka nze nkurengere utanagwa hano umve byari ubuzima bungoye hahandi narahagararaga nkarira nkibaza nti umuntu witwa ko ari umushumba umuntu uzi ko namuhishiye ibanga sinigeze mwandarika akaba atanavuga ati ariko uyu muntu yanabyaye reka muhe n'ayagura isukari birangora ndababara ntiyigeze amenya uko navuye kwa muganga ntiyigeze amenya uko ibitaro byishyuwe arandeka pe nawe ukomeza kumubishira ibanga ko wari umaze kubona ko umaze kubikirenga kuki utahisemo kubibwira abantu mu buzima busanzwe nkunda kugira ibanga ntabwo njya mpfa kuvuga ngo nsesagure naracecetse ndavuga nti reka mbireke buriya nk'umuntu w'umugabo wenda hari igihe yari ari gupima kwihangana kwanjye arebe ndaratashye icyo gihe ndagenda njya mu rugo ndarwara ndaremba mu kabyeyi hataza no kundeba uko meze ndwara ikibyimba kirandembya ibaze kuba wabyaye ugahita urwariramo ikibyimba nakirwaye aho bari bandoze mu ndodo nyine iyo ubyara hariho ukuntu bakongera ndagenda ndashira ndamuhamagara nitabwa n'undi muntu niba baramubwiye bati uyu muntu ari kuguhamagara cyane yambwiranye umujinya mwinshi ngo ubundi wowe urabaza iki ngo kuri kugumya uhamagara abantu ngo ubateshe umutwe ubwo ndamubwira ngo ndarwaye nyine numva ari kunyiyerurutsaho bya nyirarureshwa ubwo nahise nshaka ukuntu njya kwa muganga nyine bajya kumvura icyo kibyimba ndi ndembe ibase kuba wafata umwana w'uruhinja gutyo nta n'ibyumweru bibiri nari maze nk'icyumweru mbyaye aba ari ibintu bikomeye ndazahara cyane cyane ariko atanavuga ati ariko uyu muntu ndamuzi akanyihorera tu ntashake kunyumva kuko icyo gihe nageze kwa muganga nkubise amaso aravuga ati mbega umugore w'ikinya atuzi ibi bintu urwaye ukuntu bimeze koko ubwo niwe wahise angirira impuhwe akana aragafata ashaka ukamfasha abanza kujya kunyitaho kuko nari ngeze burembe mu bufasha nyine aramvura nta mafaranga ufite ntayo nari mfite we yaricecetse adashaka no kumvana yari yaracecetse adashaka no kunyumva wowe wenda ngira ngo ibibazo byari bikomeje kugenda byiyongera mu buryo bugiye butandukanye ese ikintu yabugufashije si ubwo n'amazina wese umwana niwe yamwise se hari n'imyenda agize amwohereza avuga ati reka ntumundi muntu ubwo nashaka kumwegera kugira ngo wenda abantu batazamenya ibyinshi inyuma nta muntu yantumyeho naramuhamagaye ndamubwira ni amazina y'umwana arayambwira biba birarekeye ubundi buzima nyine ndirwariza kuko nigeze muhamagara umwana agize nko mu kwezi n'igice ntambwira ngo ariko ngo ubundi ngo ubure kujya gushaka uko ukora numva ndababaye urumva sinigeze mbona igikomanywa nk'abandi sinigeze nondorwa nk'abandi hahandi nari ngiye kuzagwa mu nzu ndagenda ndavuga nti nsiga agahinja mu nzu ndagenda njya gushaka umurima w'umuntu nkucamo dodo ndavuga naho kugira ngo ngwe mu nzu ndazitogosa nkajya nzirya kugira ngo mbone uko umwana wanjye abaho ubwo buzima mbubamo burangora pe komeza kubika n'iryo banga ndaribika ibanga ndarimubikira ese we yenda tugarutse inyuma gatoya yari yarakubwiye ngo nutemera kumubera umugore ngo uzaba nkayona gutyo niki ibyo bintu byabaye gute byagenze gute duha icyo kimenyetso cyose kugira ngo yenda n'umuntu utasobanukiwe n'icyo kintu dukomeze twumva impamvu wazingatiye iryo banga kugira ngo yenda tuvuge ngo wanze kurimena kugira ngo utazaba nkayona
tubwire aho hantu. urumva iyo umuntu ari umushumba mu by'ukuri uretse iby'iki gihe byateye ntago wakimajina ko umuntu agushuka ntacyo mupfa nta zindi nyungu abifitemo azi ko ashaka kukurushya gusa ntago icyo kintu nta muntu upfa kukimajina pe. kandi mu bintu bisanzwe burya umuntu wese uri kuri iyi si yubaha Imana yamuremye uba wumva ko nyine niba Imana ivuze wabasha kuyiha agaciro. Nyirizina rero we yakubwira ngo uzaba nka Yona nuwaga kumubera umugore. Ese wowe watubwiye ko wabanje kugira gushidikanya byagenze gute rero? Hari ikintu cyatumye nyirizina cyatumye unemera kuvuga ati uzaryamana nawe muri ibyo bihe bigiye bitandukanye? Umuntu ababona byinshi ni nk'ibihe kugira ngo turusheho kumenya? ubundi hariho ibintu nakubwiye ngo hari ibintu biba ku muntu ukabura nuko wabifata. Urumva muri iyo minsi nahise mfatwa no kutaryama mara nk'iminsi nk'itanu ntaryama narabuze ibitotsi ndavuga nti singaho mbaye nka Yona. Numva rwose pe gute hari ikimenyetso ubonaga gikomeye cyane nkaryama nk'uko abandi baryama bukankeraho nkongera nkaryama nk'uko abandi baryama bukankeraho. Nibaza ibi bintu bigiye kumbaho ni ibiki. Nibwo nagiye nkimwegera mubwiye ibiri kumbaho arambwira ngo ngaho genda usinzire guhamugana mbona ndasinzire ndavuga nti koko uyu muntu koko n'Imana yabimubwiye ntago ibi bintu byambaho gutya bidafite impamvu. Gusinzira byari byaranze neza neza? Byari byaranze. Nibe byanaguteye nubwo bituma nibi byose nkaryama simve ngewe numva ko mvuye mu kazi ninaniriwe nkaryama ariko sinsinzire. Umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umunsi wa kane umunsi wa gatanu mbona ngiye kuzapfa. Ndasinzira kandi ukora nta n'ibitotsi mvu ufite? Kandi nkora nkaryama bugacya ndeba gutyo ariko mbayeho. Numva ngize ubwoba ndavuga nti wa mugani wabona iyi Mana ariyo yabimutegetse nkaba ndi kurushya Imana. Yego. Ese mu buryo runaka yenda tugarutse no ku ruhande rwawe muri ibyo bihe bitandukanye umaze no kubyara ubundi ibihe bikomeye cyane waraciyemo n'ibivuga ati ibi bihe byansigiye isomo rikomeye ku buryo nshobora no guheraho ngira n'abandi bana inama? Ngewe nanyuze mu bintu bikomeye cyane ntago abantu benshi babishyikira byonyine kuribwa n'inzara nk'iyo ku kiriri ni ikintu kitoroshye kuko hariho umunsi umwe byandenze mba nk'uguye mu rusengero rwe banterura banjyana bazi ngo ni ibindi ariko njye nari mbizi ko maze igihe ntarya. Ubwo urumva ko wikubise hasi mu rusengero? Naratitiye mbura imbaraga zo guhaguruka. Ubwo muri ubwo buzima nabayemo hariho igihe byabaye ngombwa mbona ngiye gupfa nyine ntora ahantu akawunga ntikari gahiye. Urumva nawe mu bubyeyi nkariye kantera ndwara tifoyide imfatanya n'inzara. Ubwo ndagenda ngiye gusenga nyine ngo ndebe ko byibura Imana yankura mu buzima nari mbayemo. Guhaguruka mu rusengero rwe birananira ndatitira nkaya numva nta mbaraga mfite. Ubwo icyo gihe nibwo banjyanye imbere ngo bagiye kunsengera arambaza ngo ariko ubundi uheruka kurya? Kumusubiza byarananiye ndaturika ndarira ndatekereza nti arabimbajije ayobewe ko yambyaje ayobewe ko nta kintu mfite narya ayobewe ko nta nakura icyo kurya mbura icyo musubiza ndaceceka. Ubwo arongera arambaza ngo ese ubundi ubana nande? Ndamubwira ngo ntawe kuko icyo gihe abadiyakoni be nibo banamperekeje bangeza mu rugo kuko babanje kunyuza kwa muganga. Muganga asuzumye arambwira ngo mfite tifoyide yageze ku gipimo cyo hejuru. Arambwira ati nta nubwo wowe nakuvuza ibinini reka ngutere urushinge kuko uburibwe ufite burakaze. Urumva ko nanyuze mu buzima bugoye. Ubwo icyo cyiciro kivuyeho ibaze kujya gutera ikirakuhetse umwana. Urumva nta kintu na kimwe nari mfite ntago nari kubona aho musiga kujyana uruhinja mu kazi k'abandi bakanyihanganira. Umve nanyuze muri byinshi bibabaje umutima wanjye byinshi
byinshi birangora, urumva kujya gukora nta n'ikintu na kimwe ufite wakariye, ariko ukemera ugakorana umwana ku mugongo ni ikosi rikomeye. Yego. Usibye kuba ubusanzwe bikibanga, ubu nutegereza ko hari izindi imbaraga cyangwa ubundi buryo yakoresheje kugira ngo neza utazigira ugira umuntu na rimwe ubwire ko ibyo bintu byabaye muri ibyo bihe byari bikomeye? Ibyo simbizi, ingenzi ko mu buzima busanzwe ngira ibanga, sinjya mpfa kuvuga ibintu byose, mvuga ibintu ari uko numva ngiye guturika umutima. Imyenda y'umwana, ibigoma byo byaje kuboneka, buri kimwe cyose ndirwariza, ntakuriye umubonye angana, ntago amenya niba umwenda w'umwana washaje, ntabyo amenya, ntazi niba mbikura, byose ndirwariza ndimenya. Wigize se hari umuryango wegera yenda kugeza amagingo aya kujya kubwira ikibazo ufitanye na mushumba mukuru? Nabonye ko ngewe ibi bintu ntazagumya mbiceceka, urumva ko ntaramubwiye nti mu buzima busanzwe nubwo nsaba kubyarana nawe nta mama nta na data ngira, ntabwo bishoboka ko nabyara gutyo umwana akaba ngize ikibazo ntiyabona hajya, akajya ambwira ati umwana ntabwo agomba kumenyekana, ntamenyekana. Byarambwira ngo ntabwo agomba kumenyekana, ngo amenyekanye mukase yamwica, ngo ntago ngo uyu mwana yarara, ngo niba ushaka ko uyu mwana abaho ngo ntubivuge. Ngenza gushyira ubwenge kugenda avugana, ariko ibi bintu ntago bibaho. Iyi saha ngize ikibazo uyu mwana yaba mayibuhobo, ntago yamenya aho ajya kubariza umuryango. Avuga nti reka ngende njya gushaka hatuye umunsi wa mbere, urumva ko sinari mpazi, ngenda nyoboza ndahamenya, ndamuhamagara ndamubwira ntigeze mu rugo, arakajya ambwira ngo nyuma y'isaha ndaza nkurebe. Sinari kwinjira mu rugo rw'umugore gutyo mwituyeho, umugabo yanga kuza burira. Bukeye ndavuga nti reka nsubireyo noneho ngende nimenyekanishe, shaka umuyobozi w'umudugudu mutekerereza ikibazo mfite, njya mu rugo nyine mpibwira umugore we aranyakira nta kibazo, arambwira ati rwose uyu mwana ntabwo tumuhakana, ni uwacu. Ubwo nyine mvaho gutyo bamumenye, nta kindi nyine. Mama Pasiteri se wabonye byakira gute? Mu buzima busanzwe nyine ubona ni umwana mwiza, kuko nta magambo menshi yigeze ambwira, nk'uko uriya mugabo yankozaga hirya no hino. Ngewe nkurikije uko yambwiraga wari no kwikandagira, ariko yanyakiriye neza, arambwira ati rwose uyu mwana ni uwacu nta kibazo. Nta kibazo runaka yigeze agira? Nta kibazo rwose yigeze agira. Ku myaka afite ngire ngo uyatangiye ishuri? Ntabwo yatangiye ishuri, urumva ko namubwiye yagize imyaka 3, ntese umwana ntabwo yakiga ngo aziga agize imyaka 4. Imyaka 4 rero ntarayigira. Hari icyizere se ubona ko noneho yafungutse, ubu ngubu ari kugufasha mu buryo bwa buri munsi, ubuzima ubu ngubu buhagaze gute? Nta kintu amfasha pe, n'ubu ngubu gutya nibanira n'umumama w'inshuti yanjye. N'ugucumbikiye? Niwe uncumbikiye. Nibereyeho mu buzima bungoye bumbabaza, mbese ndiho mu buzima buruhije. Noneho urabona ko n'imikorere kubera korona yabaye ikibazo. Ubwo nyine ubuzima bwo buragoye pe. Nibaza niba atekereza umwana wabayeho gute simbizi, sinzi nawe uko abibona. Kugisa abonye ubuzima bukomeye ntuhitemo gufata inzira ngo yisubirire i Nyamasheke ko nta kibi wasize uhakoze, wari gukomeza kundavurira muri Kigali no mu maso y'umuntu utarigeze kwereka urukundo n'umutima? Ntago buriya gupfa gufata icyemezo ngo ugende. None se ubu imyaka nari imaze i Kigali, hari ikintu nahinze cyangwa ngo nzajyayo kuryayo? Ubu se niba nararezwe bupfubyi, nzafata umwana nawe mujyane nkaho mbyaye burara, ngende njye kwitura ku muntu ngo nzanye umwana? Cyo ni ikintu kidashoboka. Nk'umuntu mukuru nanjye ngomba kumenya ubwenge rwose. Ntabwo umuntu yaba yarakureze uri imfubyi ngo umushyireho n'umwana ngo umubwire ngo ise ngo byagenze gutya. Nzi neza ko hari ubutabera bubaho bukarenganura umuntu. Ntabwo umwana wanjye rero yaguma kubaho mu bibazo, igihe kizagera nawe agira agaciro nk'abandi bana. Nyirizina wabitse ibanga igihe kinini cyane, nyuma y'imyaka igiye kuba 4
wiyemeje ko buri muntu wese udukurikira ndetse n'abanyarwanda muri rusange bamenya iby'uwo mushumba. Kuki uhisemo kumutaranga utarabikoze icyo gihe mu byari bigukomereye? Impamvu mbikoze, urabona ko ibi bintu bimaze igihe kirekire. Bimaze igihe kirekire kandi iyo ngerageje kubimubwira arambwira ati wowe ntawe ufite wavugira, njye mfite miliyoni zanjye ebyiri ndazifite nzazigutangaho. Nanaboneraho kwishinganisha kuko ntuzi impamvu ibyo bintu aho ukunda kubimbwira. Nkavuga nti ntago nzahora mbibika, isaha n'isaha turi muri iyi si, uyu mwana ngize ikibazo ntago yabona aho ajya, ntago yabona aho abarizwa. Niyo mpamvu ibi bintu mbikora, kugira ngo umwana wanjye ejo hatazagira icyampindukaho akibaza ati mama kuki yampemukiye, mama kuki yabaye indangare, kuko uriya n'umwana arazira ubusa, ntabwo ntacyo aziwe. Ninjye rero ugomba kumuvugira, ntabwo we yabasha kwivugira. Njye ndishinganisha cyane, kuko niba umuntu akubwira ngo njye mfite amafaranga nzayagutangaho, haba hari impamvu. Ndishinganisha kuko umwana wanjye ntabwo nari guhora muhishe, ntabwo ibyo byashoboka. Sinibaza ubundi se ibyo yahora muhishe, buriya akuze, tuvuge ko akuze akashaka mushiki we, njye nawe turiho tukabimenya, we byo yakumva yishimye, ntabwo abo bana bazatugira ruvumwa. Njye natekereje ibintu byinshi nsanga atari byiza guhisha umwana, ko muhore muhishe. Ese nagera igihe cyo kwiga aziga aba mu bwiyo ahahishe? Ntabwo ibyo bintu njye nari kugumya kubikora, kuko nashatse ko twakumvikana arananira. Impamvu ntavuze ngo ibi bintu byose bimenyekane, buri wese abimenye ko bihari. Yego. Umunsi none ubu ngubu biraza kugira ingaruka mu buryo butandukanye, haba ku itorero, haba ku muryango we, haba mu nshuti ze. Ibi bintu urabivugaho iki kugiye gukurikira iki kiganiro? Ibi byose ni ubyitera. Nagerageje kumusanga inshuro nyinshi zishoboka arananira, nyinshi zishoboka arananira. Ntabwo rero nanjye nari kubasha kugumya mbihishahisha. Wigize umubwira mbere ko ugiye kubishyira hanze arakwihorera, cyangwa n'ibyo yakubwiraga ngo nubigera no mu rubanza azatanga amafaranga, urubanza rwawe rusibangane burundu? Urabona iby'urubanza yakunze kubimbwira, harabimbwira kenshi nanababaye gutyo, ntafite n'uwo naganyira, no kubona isabune ari ikibazo. Urumva ko hari igihe byagezeho ngiye kubimubwira, ankubise amaso niba yaragize isoni, ahambwira ngo genda ufate isabune. Urumva ko nari ngeze ku rwego rurerure. Ubona nuko kubona isabune ari ikibazo? No kubona isabune ari ikibazo. Umve, ntabwo byoroshye. Ibi byose niwe ubyitera. Njye mperuka kumubwira nti ngewe rero ngiye gushyira ukuri ahagaragara, ntabwo nzagumya mbibika. Arambwira ngo se ngo kubera iki, ngo ubwo se ngo uri kumva ari byo byiza. Nta kintu yakemuye, ngumye ndategereza, nta kintu na kimwe akemura. Ndavuga nti uko n'ubundi yagumaga ashuka niko n'ubundi angira, niyo mpamvu ngomba gufata icyemezo nkavuga ibi bintu bikajya ahagaragara, ukuri kose kukamenyekana. Ntago nahora mpishira umuntu, kandi njyewe ubwanjye tuganira ntiyumve ikibazo cyanjye. Yego. Hari andi makuru waba ufite ku bandi bantu baba baraguhuye ndaryita ihohoterwa? Kuko ihohoterwa koko nubwo udashobora kumvikana kimwe n'abandi bantu, hari abandi bantu byabayeho muri Ebenezer? Ibyo ngibyo ntacyo ngutangariza, kuko kugeza iyi saha mfite ikibazo cyanjye, ntabwo iby'abandi bindeba. N'ufite ikibazo nawe azahaguruka yivugire. Ufite ikibazo buri wese agira uko akemura ibibazo bye. Ufite ikibazo niwe umenya ko ikibazo kimugoye. Burya umunyarwanda yaciye umugani
ikibazo cyawe nticyabuza undi gusinzira, umusonga wawe ntiwabuza undi kuryama ngo asinzire. Ubwo rero ubabaye niwe umenya ko ababaye, akamenya uko yakemura ikibazo cye. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ku mutima wawe urumva umeze gute? Ku mutima wawe umeze gute nyirizina, bitewe n'ubuzima urimo uyu munsi, bitewe n'ibigeragezo uri kunyuramo nyuma y'uko uhanuriwe by'ibinyoma bikaza kugiraho zino ngaruka zose? Ku mutima wawe hari iki? Njye narababaye cyane, ngira igikomere hahandi ntago handeba kungana, ngera ku rwego ko kugenda nivugisha. Hari igihe ngera ahantu havuga nti ariko mani ibi bizageza ryari? Ntago biba byoroshye kubona umuntu ungana gutya ngenda nivugisha mu muhanda, kuko umutima wanjye birandenga, nkumva noneho nanaririra no mu nzira, kuko mba numva bindenze. Nkibaza impamvu ibi byose yabikoze, nkibaza inyungu yari afitemo, nkibaza niba hari icyo namukoreye yanyishyuraga, kuko njye nigeze muhamagara ndamubaza nti ariko hari ikintu waba uzi naba naraguhemukiye ukaba waragiraga ngo unyishyure? Mubwira, ndamubaza ese iwacu urahazi ku buryo iwacu baba baragiranye ikibazo n'iwanyu akaba ari njye ushaka kubitura? Ntiyagira icyo ansubiza. Ikibazo gikomeye. Hari urwego rwa leta ugezeho ikibazo cye, cyangwa izindi nzego z'itorero zishinzwe disipurine wagejeje icyo kibazo kugira ngo wenda nabo bakinanirwe? Urumva ko njyewe nagerageje kuganira nawe, kandi hariho ibintu uvuga mu itorero bakaba banaguhindura nk'umusazi. Ndavuga nti niyo mpamvu kenshi nari narahisemo no kwicecekera. Niwe mukuru arabakuriye, kandi ikindi ego yarambwiraga ati ngewe wari uzi ko nshobora kuguhindura umusazi, nkavuga ngo natewe n'umugore wigize umusazi. Avuga nti nta kibazo uzabikore, ariko burya iyo uganira n'umuntu ubasha kumva byinshi, ukabasha kuyungurura ibyo akubwiye. Urumva rero sinari kurenga kuri ibyo bintu ambwira imbone nkubone, yarambyaje azi ko muhekeye umwana, ngo njye kurenga inyuma ngo ngiye kwiteza rubanda gutyo ngo mbivuge. Oya, naricecekeye ndamwihorera. Urabyihorera? Uyu munsi rero ikintu cyo kugura mu mibereho ni iki? Usibye kuba ati ibyo kurya, imibereho y'umwana, mu mibereho ya buri munsi murashaka kureba gutya kubona umeze neza, ubundi nyirizina ikintu ingorane ufite zikomeye cyane uyu munsi ni izihe? Buriya rero ingorane zibaho, uretse ko ubu ngubu mfite umuntu uncumbikiye, buriya mu buzima ikintu kibaho kigorana, n'ubwo mbajije gutyo, kuba utagira aho urara ni ikintu kigorana. Noneho uri umugore uhetse umwana ku mugongo, ibigeragezo ni byinshi cyane, aho ari ikintu kigoye. Uretse ko Imana itajya uri kwirengera umuntu, uwo mubyeyi yabonye mbabaye arambwira ati uvayo twibanire, urareba ibintu byabaye muri korona nawe warabirebaga. Arambwira ati nkuno tubane, ubuzima ubayemo ndaburuzi. Ni ikibazo gikomeye. Noneho nta naho umuntu afite aca inshuro, rero biba byoroshye, ntabwo biba byoroshye. Ni ikibazo gikomeye rero nyirizina uyu munsi. Rero byanga byemera, urumva hari abantu badukurikirana, hari abantu batwumva kano kanya, bumva kino kibazo nabo bakumva yenda kirabayobeye, bakumva ntibabyumva neza. Nyirizina urifuza ko ikintu bakugiraho inama nicyo ugomba gukora? Ese urashaka ubutabera? Ese nyirizina urashaka ko mushumba azagafata umwana akamujyana mu bandi? Mbese ikintu wumva kigomba gukurura umutima ni iki? Nk'uko bimbwiye ngewe naragerageje, ngiye kwemera kubivuga gutya, naramubajije ngiye kumfasha ntubishaka, mbabarira ufate umwana wawe umujyane, nabyo biramunanira. Basi se gira ukundi kuntu watutunga, biramunanira. Ngiye rwose uretse ubutabera wenda nabona bakavuga bati uyu mwana nawe n'umwana nk'abandi, nawe kumbwira se ubwo se inama iraho simbizi, sinzi uko nabivuga, gusa ariko nizera ko ubutabera bubaho. Byo ndabyizera pe, kuko njye naramugoragoje bishoboka, arananira burundu. Nta kindi kintu rero nakora uretse kuvuga nti mbonye ubutabera umwana wanjye akaba nawe nk'abana bo mu Rwanda uko babayeho, akaba yibona kuri se nk'uko
n'abandi bana bibona kuri se kuko ariho ntabwo yapfuye ariho kandi afite ubushobozi. miliyoni agatanze mu rukiko ngo ikibazo cye gisibangane mubaze impamvu batazitanga ngo namwe mbe mwabaho mugire ubuzima bwiza. Ndeja umwana we nabonye ari umwana mwiza, si umwana wa kwihakanwa. Nawe yenda ntabwo nyirizina yenda n'ibyabaye ntabwo byasubira inyuma, ariko byanga byemera kuki adafata ayo mafaranga yagatanze mu rukiko ngo ayabahe namwe ubuzima bwendereye. Kuki icyo kintu wo akikubwira hiki? Wowe rero ibyo wibaza nanjye ndabyibaza. Nakunze kukubwira nti njye naramwegereye, namubajije impamvu, kugera iyi saha nanjye narayiyobewe. Ese uyu mwana ni iki yakoze? Ngewe wenda wanyanga ni ibintu bibaho biranumvikana, ariko itakuri uyu mwana, kuko uyu mwana twebwe ubwacu turamurenganya, nta kintu na kimwe abyumva. Njye nibaza impamvu y'ibi bintu byaranshobeye, byaranyobeye, sinzi ari n'ibiki. Nta herezo ryabyo mbona. Mu ruhande rwawe, mu buryo bwawe runaka, ngire ngo hari kumwaganiriye, yakubwiye ko nyirizina ibyo yakubwiraga cya gihe ryari ryo kugira ngo muryamane cyangwa bwa ruhanuzi bw'Imana koko? Urumva rimwe yigeze ampamagara arambwira ngo mve ngo bya bintu rero ngo ndabona byarahindutse. Yabimbwiye maze nk'iminsi 3 mbyaye. Arambwira ngo ya gahunda twari dufitanye yarahindutse yo kugira umugore, yo kungira umugore. Ndicecekera ndamwihorera. Nyuma akajya mbwira noneho wari uri mu ishuri iki kizami wagitsinze, iki ngiki n'ubundi hazaza irindi, ubwo buzima nibwo mbayemo. Ukibaza ayo mashuri mporamo niba ari njyewe uzaminuriza isi, ntabyo nzi, ntago mbizi pe, ntago mbizi n'iyi saha, sinzi impamvu y'ibi bintu. Uyu munsi rero nyirizina ku bantu wese mudukurikiye, ngire ngo murabyumva uko bimeze. Rero ni ubushukanyi wahuye nabwo, ni ubuhanuzi bw'ibinyoma, ntabwo Imana yagize ibivuga, kuko Imana ntabwo igihindura icyo yavuze. Nanjye narabibonye, nyine ndabibona, narabibonye, ndanamubwira nti ese Imana yishimira guta umuntu mu muruhibaho? Urumva ko ngewe ni nge wahuye na byinshi, nagerageje kujya mubwira ibintu byinshi. Hari ubwansekera akanyihorera, hari ubwanyikarumana, nuko nyine n'ubwo buzima. Mbese n'uyu munsi buracyakomeje, nta n'iherezo ryabyo urimo urabona, byanga byemera hari igisubizo kigiye kuboneka uyu munsi mu buryo runaka. Hari igitekerezo mva wamubwira, hari inama wumva wamusangiza mu buryo bwose runaka? Ufite telefone, watanga umurongo wawe kugira ngo yenda bize korohera nk'umuntu ushaka gusangiza inama cyangwa igitekerezo. Telefone ndayitanga, nsenga nyifata mu mutwe, urabona ko narisariye, bishaka ngo mbanze nanayirebe. Noneho ibyo mfite mu mutwe byo byabaye byinshi. Gusa nk'uko mbwiye ngo nyine hari inama namuha, ngewe icyo mpora musaba ni ukuri, kandi nk'umuntu witwa ko ari umushumba yirinde guhemuka, kuko nkunda kumubwira ngo turi muri iyi si, ntabwo Imana yo mu ijuru izemera ko abantu bayo bahora bababazwa n'abandi. Ntabwo ibyo byo byashoboka, kuko nihereyeho umubabaro mfite, yakagombye kuba ari we wakavuze ati uyu muntu yasengeye iwanjye, ntago nakamuteje ikintu cyatuma yimanika cyangwa ngo yiyahure mu modoka. Byarabaye se nibyo? Ngewe umunsi umwe nari ngiye kubikora, kuko ubuzima bwarancanze, ndavuga nti Imana nyir'ijuru we, noneho ndapfuye. Nabaga Kacyiru mu Kabagari, urumva ko niho nari narimukiye. Ha makeya haba nyine ubushobozi bw'ikeya. Mve nagezeho birancanga, hahandi numvaga neza ngeze kuri finali. Ibaze kuba wonsa nyine umwana utabona n'irindazi, basi ngurira iryo uramuke. Ngiye no kumureba aranyihisha, ndavuga nti Imana rero niba koko ari wowe umera gutya, noneho reka nshaka ukuntu mva muri ubu buzima.
rwose uretse ko burya isaha y'umuntu iyo itaragera nyine haba hari impamvu, ariko hariho igihe nabitekereje ndavuga nti cyandutira ibindi ni uko naba mvuye kuri iyi si bitewe n'ukuntu nabonaga bimeze. wagiye mu muhanda, wagiye hehe, wagaruwe n'iki, byagenze gute? hari ibintu nakoresheje nyine, ariko burya hari igihe isaha iba itaragera. wahisemo kunywa imiti? Nahisemo kunywa imiti ngo ndebe ko nava muri ubu buzima, biranga. Ni intambara ikomeye cyane warwanaga nayo, rero ni uburyo bukomeye cyane. Ese wowe ukurikije ibyo wabonye urabona akwiye gukomeza kwitwa pastor cyangwa bimeze bite? Njyewe rero buriya kubimbaza icyubahiro cye n'icyubahiro cye, nta nubwo bindeba kuba ari pasiteri, ibyo biramureba kuko inshingano zaho yaziherewe biramureba. Nta nubwo kuba navugira kuri mikoro, ibyo ni ibye. Icyo mpangayikiye n'umwana we, ibindi simbyitayeho, sindwanira nawe ngo ibiki, ntabwo ibyo bindeba pe. Ikindebera n'umwana urengana azira ubusa, kandi yitwa ko yabyawe n'abantu babeshyerana ngo imana. Nicyo kintu kigomba gukemuka, naho ibyo kuba pasiteri azabe pasiteri, azayobora, ibyo ntibimureba. Twese mperuka tujya mu nsengero, hariho umunsi w'Uwiteka nk'uko Imana tuyivuga. Buri muntu azabazwa ibyo yakoze. Buri wese azabazwa ibyo yakoze. Uri pasiteri utari pasiteri uzabazwa. Cyane rwose. Ntago rero ibyo ntago bindeba icyubahiro cye, sinshinzwe kukimwambura njyewe. Icyo ndeba ni ubuzima bw'umwana yabyaye. Turaza kugerageza mu buryo bushoboka bwose twumve icyo we ku ruhande rwe abivugaho, nibitwemerera abadukurikira bazabyumva. Ariko nyirizina icyo nshaka ko twitsaho uyu munsi mwacyumvishe, cyari ikibazo cy'uyu mubyeyi nyirizina. Mwamaze kumva n'impamvu yahisemo kubivuga kugira ngo bose babimenye, ariko mufashe no kubona inama, si kugira ngo amushyire hanze, ariko kugira ngo abantu bamenye ukuri byanga byemera. Ni byiza cyane ko mwabanye natwe. Reka soze nkubwira ati inama wagira abantu ni iyihe bitutse ku bushukanyi wahuye nabwo mu itorero, aho bita mu nzu y'Imana buri wese yawe. Ni uburyo runaka. Inama wagira abakobwa badukurikiye, abana batoya bakibyirukira mu matorero, meme n'abantu bakuru bajya bisanga baguye mu mutego w'ubusambanyi bashutswe n'abantu ngo n'ubuhanuzi. Sinyine gusa wenyine bibayeho, siri n'uwa kabiri, emwe n'irwanyu bazaza n'abandi. Ariko basi ugira ikintu uvuga ko hari umuntu ugize amahirwe kumva ijwi ryawe kano kanya. Icyo navuga cyo sinabana gusa b'abakobwa cyangwa mbese uvuza abakobwa, ariko buriya n'abadamu bibabaho cyane. Hariho ibintu rero abantu muri iyi minsi, ibintu byabaye bibi, abantu twabaye ukundi. Tugomba kumenya niba ari ugusenga, senga utahe. Niba wumva umuntu atangiye kukubwira ibintu ngo Imana yakubwiye ngo muryamane, niba ufite amaguru mazima irukanka uve mu nzira, kuko ibintu byarakomeye, ibintu byarakaze. Uwo muntu akubwira ko ari kukurengera, ashaka kukujyana mu rwobo. Ibintu byarakomeye, byahinduye isura. Ibirura byabaye byinshi hanze. Twajyaga tubwirwa ngo iminsi y'imperuka iyi niyo duhagazemo, niyo turimo, niyo turi kugenderamo. Umuntu rero agomba kumenya ko niba iyo minsi y'imperuka tuyigezemo, birasaba ubundi bwenge n'ubushishozi. Byaba byiza kumva ubuhanuzi n'ibyo koko buriho, ariko burya ubuhanuzi bwiza ni Bibiliya, itazatubeshya, kuko umuntu warahebeshya afite inyungu ze, afite n'ibyo ararikiye n'ibyo agamije. Ni ukuvuga ngo yenda mu buryo runaka cyo cyumvikanye, reka mfata akanya nange nimero ya telefone reka ngufashe kuyivuga. Ni 0788 668 467. Amazina ni Usabye imbabazi Eugenie. Sabye imbabazi Eugenie. Mbashimire mwebwe mwabanye natwe, shimire wo kurikira Impanuro TV, shimire wowe wabanye natwe mu bihe byashize, ukaba ari kumwe natwe n'ubu ngubu. Mukomeze mubane natwe
igitondo n'ikigoroba mudusangiza ibitekerezo byanyu niwe mukuduhamagara kugira ngo turusheho kugenda dusangira ibitekerezo mu buryo runaka. Eugenie mama Nepo turagushimiye, komeze kwihangana kandi ukomere muri gahunda zose urimo, kandi niba hari umuntu wumva afite igitekerezo wakandika muri comment, nimero zo ngizo za telefone wamuhamagara kugira ngo urusheho kugenda umenya byinshi cyane birenze kuri ibi twaganiriye. Imana nikugirire neza ubu dukurikiye, namwe mwese mukomeze kugira ibihe byiza. murakoze cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.